uravuze ngo numusangirangendo bivuze ko ari umutinganyi nico ushatse gusobanura muze okay ubihakanaza kuri The Choice yo kwihariye se yo kwisiba wakomeza Eric ijambo ni ryawe komeza VNZ yo yivugira mutabango wenda ngo ni screen runoze mwumve na n'ijwi Zikine Lorenzo twaguhaye umwanya uhagije Eric Semuhungu araha umwanya n'uwa Semuhungu Lorenzo ihangane Eric komeza ya naho ubundi byo kwigira Rwanda nziza ukigira inshyomotsi ugiraho shyomoka mutazamana ngo ndi Kigali ngo sinzayambaza usubiza ngewe umanika gatwiciro wajya kumanuka gahagarara iwanjye ngiye nanga umuntu ugipfa kunyirira kuko nanjye nta muntu njya ninjira mu buzima wigeze ubona mvuga rimwe wigeze ubona mvuna kabiri mvuga gatatu wigeze ubona ndipiranga ku bintu byawe nabe primes bo mbonye bimaze kundenga sindaza gustripinga wanyu suri na kategori yanjye nagufasha nkuko nafashaga abandi bantu bose nkuko n'ubunyitabaje nagufasha naho ibyo kubura umusangirangendo uriwe pe uriwe ahubwo muve mu kabati mureke kujya musebya abandi bantu mwitwaza inuza ngo twatanye kuvugana na 2020 twatanye 2019 for your information birahari baraza kubikwereka muri nuza muri The Choice tonde uraza kwicara wige kuko ngewe iyo unyuriye inza nkumfitiye receipt abantu bari kugira ngo iki si yaje akabikotinga amagambo nari navuze ahubwo kutagira n'isone wa mwana we by the way ngo nyiri ndi muri immigration numvishe ngo uyu mwana ngo yigeze no gusaba ngo mbari yarashyomotse kuri minister sinzi minister yashyomotse ngo amusaba ngo bye none se umuntu udatinyuka minister ubonye njye umuntu utinyuka minister ninjye yatinya rero reka nkubwire for information ikakwivanga mu kazi kanjye naho ndabya nambaye ubusa naho ndaya gustripinga mu ruhame rw'abantu so winsebereza izina kugira nyambyisha abantu bitewe nuko natakigufasha sibyo please twubahane put some respect on my name duruka the last chat twagiranye nge nawe wa mwana we yari 2022 right so hashize imyaka 2 we are not friends we are not dating nani nguri kategori yanjye sha uyu twatanye kuvugana uri muri RC Musanze so wakoraga wakana we so like literally abantu nkunda na size zanjye you cannot even yewe mana yanjye nango waza ku mwanya wa 200 mbabarira rero ufite inda nk'iya kasuku kuntu ngana niyo kankore body shaming ko nanjye wanyatatse unyiragira nango twakundana urabizi nawe kandi uri kuvuga ngo ntango umusangirangendo none se Kadete wo muri Sweden uramusangirangendo mwavuganaga ibiki ubeshya ngo ngaza muri DM yawe none urangije abango ngo nagufasha nko ngabandi ba diaspora ngo bagufashaga nta soni wowe wavuga ngo ukunda ijwi ryanjye ngo baruvuge gutya ukaripurayinga ku ma video ndi gucekinga nambaye mini noza amakanzu kwa ndi natanga show kuri live ubu ngubu niba ubonye ko nambaye n'imyenda isanzwe nibwo utangiye kunshimika nta soni ariko kujya muri kuvugira Godfather kuraza kubyibonera ko nakize ko kuri machine ko bigaragara abo kuri The Choice babiri codinze ko abanyamakuru batandukanye bere wiwanje iyo mbwiraza kuza kuvuga iki please sinya nshirika isoni ariko iyo nshiritse isoni ndakubwira please ntuzongere kuntonagira wakana we ahubwo ndi wowe nagenda nkasiba n'ibintu wanyanditseho nta ndi gutera ubwoba ariko uraza uhisiraza gukota pe ubu wacanye muri rutaraza kuzima urashyana kushvaho umvaho ujya kuri KNC ugira ute like literally nanga ibyo ari byiza ndakeka nkuruta nango mfite imyaka 32 ufite inga wakana ko nziko kutayifitiye planet abase ubu ngo uyararataniye na babandi bavangeje azaza kuba kimisagara ngo ubukene buramwisha ubu nawe ashobora ko yaranwitse nuko natabyitayeho ubu se wagize ngo batakomeza kuvuga iryo zina Lorenzo wayizanane kumumenya bro njewe Eric Semuhungu iyo nyatatse iyo naba nadafite ibyo twandikanye cyangwa twagiranye ute ndayimira nkashaka amakuru yawe kandi nkayazanye afite receipt gutya nkazi kubeta mu maso ubu rero isi yose iri gukota nta muntu ugiye kuvugira kubera iki ububwa bwawe wakana umuntu today is my birthday please ndashaka mitsingi na mitsingile today Godfather itonderaza kwizibonera hano video na VN byose biri recorded si ibintu ndi kwitaka cyangwa kugira ute ni utabibona hano Godfather uvuye teri kurimbwa naho ubundi ibintu byo gutondagira abantu hodone sindarangiza ibintu byo gutondagira abantu nukuri mu bireke ibako Godfather ibaze gufasha umuntu akanabyiyemerera sinzi mbara wagiye kuri Twitter ngo urebe wagiye ngo urebe
hano niyandikiye itondo nyisubiremo urebe bro byambabaje nukuri hold on ko njye narafashe n'abantu benshi narango bimwe mba mbyibuka yavuze ngo uwo Lorenzo nimba anyomoza yavuze ngo ariko si muri pandemic ya 2021 pandemic yatangiye 2021 cyangwa yatangiye muri March 2020 yanditse ariko se muri pandemic ya 2021 ninjye mu tweep wenyine se Mungerike yakandiye akanyenyeri ukanda akanyenyeri no gukoreza umuntu amafaranga yari inshuti aranavyemerera ati yari inshuti yanjye ama tutorials za culinary mu bijyanye no guteka so yankandiraga akanyenyeri kandi cyane ari no kwitaka we ko namukandiraga akanyenyeri cyane ariko rero ko n'abanyarwanda twibagirwa vuba ubu ni urimo kunshumika sibyo gusa ati pandemic umuntu wese utarakoraga yakinaga financial support mu mukandeho mugende kuri nuza dashboard yiwe mu byirebe niwe wakotinze amagambo y'uwitwa Nobrena gakana ko ni agaye niho yakotinze ibyo bintu avuga gutyo ngaho wibaze this hari umuntu wari usiko umuhungu nigeze mwereza igiceri cy'atanu ibyo si bije ko ukuntu yanyandagaje sinzi umuntu nigeze kumva ari Oswald sinzi no nigeze kumva ari kuvuga ngo ibintu se mungu yaje agakora akamushyira hanze ngo ntibyari bikwiye njyewe se katati ariko nawe siko nasoni mugira uwabivuze igeze katagize isoni zo kwicara akanyandagaza from Thursday till Monday ukabona umuntu ukabumuzi uzi n'ibyabukoreye ukicara ugaceceka akakwandagaza muri in public noneho nicare mbirebe njengurwa naganyihinda ejo ninjye no guhostinga ahantu bansha amazi kubera buno bwana bwo usikuse byarabiye ariko byo rabizi ahubwo ngenda shaka abantu badukurikirane bangahe 2300 hafi 2400 ndashaka bagusubije ku kazi ko hari umuntu wanyereje link ngo bagwagaritse amezi ngo yongera gusubiza ndagira ngo nibarize bwana Cleophas Barore n'umwungirije Sandrine Sheja ni gute umugani wa Kanunge mu ryanoza mu rya Kenisi abantu bigize nk'aba YouTuber Kateri bashimutse Kateri murayizi nimwe muri Mexico mwaje gushimuta radio Rwanda mu bivugiraho ubugoryi bwose bubonetse ariko Godfa wigeze wumva ikiganiro cy'aba bahungu mbere yuko n'umupira uba ibintu bavugaga usiko ariko aribo bateye igihombo Kenisi nubwo stade tuzi ariko Kenisi yagize abantu almost 20 bitabiriye ni almost hafi cya kabiri cya stade none se batavuga n'amagambo bakayavugira kuri radio y'igihugu kandi kurikirwa cyane radio wa Revateza babivugiye kino gihombo se kiba cyarabayeho bateye Kenisi none bakitwaza ngo Nerike Semungu ngiye nabyinye umupira ukugezemo hagati cy'ugiye narangiye kandi kuvyina kwanje naho bihuriye n'umupira wari uri kuba no ibyo by'abana avuga ira stade ni urusenye twari twagiyemo ira stade ni crèche ira stade ni gardienne nta soni ira stade ni inzumbera nka kuba inzumbera byombi ni inzu yagenewe ibintu by'imyidagaduro entertainment so ibyo wivugishwa rero nta muntu uzahetse umwana aje muri stade ubwo subaje uhetse umwana uje muri stade uje gukora iki hari umudamu waje ahetse uruhinja aje muri stade umubyigano urimo umwana yahomeka nta soni ngabana ngo ngizwe this place is not safe for the kids anymore wagira ngo n'urugo rwo kwasko cyangwa kwa nyoko hari nuza hari abayobozi batandukanye abantu wese mu nyumva ahantu twari tuje kubyinira hari abantu batandukanye abayobozi nango yabona iri gukora ibitandukanye n'iki ngo use gusohoka stade wirigedegembye baza kuganiriza bakakumva dia bakagusohokana ku ipingu nta muntu nasagareye nta muntu natutse nta muntu nakubise ahubwo kuba hari aho utarasohokera cyangwa ibyo utarabona ntibivuga ko abantu bose ari injiji nkawe jijuka wibuke ni wakugiriye neza wakanawe utondagira abantu bose ubonye wigire nyirandabizi ngo umusesenguzi seheye ndagira ngo nuza Cleophas ni ukuri kw'Imana mu byubahiro byabo bwana Cleophas ndabizi muri kutwumva hano nuza honorable Sheja Sandrine Sheja ni ukuri bakubita akanyafu kunda kukura nango inuzu ufite ubwenge ufite n'ahantu ukora nango uri kwitwara gutyo kireke uri mu YouTube ukora kuri YouTube dia uri gukora kuri radio y'igihugu ku misoro yacu tuba itware neza otherwise nzaza kuri radio Rwanda cyateze Rwanda nze gutanga my complaint kuko urimo kunkorera nuza harassment in the public urumva suzongere pe kandi nagusabye ngire ngusubire ushatse wasibe ibintu wanyanditse wakana uko bizakugeza kuri murakoze ukira aha ngaha nyuma uti yanyatase nanjye nagombaga kumwataka
biriya bintu wakoze muri stade biremewe. Anyway, abantu reka mbabwire mbere ariko yuko se nakoze ibiki muri stade bitemewe ariko se akase sakumiro ngo ko ibyo dufa wakoze hari amavideo y'ukoza soni hari ubusa nambaye abantu baraza kwitangaho nta butegetsi bwari buhari hari polisi hari inzego zose all those Lorenzo aravuga ko yatanze igitekerezo nk'umuturage usanzwe. Ntabwo wifata nko gutanga igitekerezo. Abantu mwakomeje kunsaba murebe maze kubitwitinga mbishyizeho nimugende mubirebe. Byose mbishyizeho biteye ubwoba ngibyo mbirambitseho. Eric, ntabwo wowe ubifata nko gutanga igitekerezo. Ese nibyo hari ikindi kibyihishe inyuma? Hari indi mpamvu ibiri inyuma? Nta kwari kukwibasira kuko hari ibindi mutumvikanyeho uti nuko wamwimye urukundo. Ubona birenze kuba we yaratanze igitekerezo nk'umunyarwanda cyangwa nk'umwe mu bagomba kuba ababyeyi cyangwa umunyamakuru, ubona hari ikindi kibyihishe inyuma kitari icyo? buse erega Godfrey wewe hari ibyo utabonye maybe noza kubibona neza nibwo uraza kujudginga. Anyway, kanze nkoresheje video hari VVN video y'iminota 4 ya chat record at least wenda uraza gusobanukirwa ibyo tuganira hano cyangwa se habigiye gushyira gutekereza kuko at the end of the day nayi nanakwandikiye yirebe yime kugira ngo dushyire umucyo kuko ibintu birakwiye. Kuko ku ruhande rumwe turashaka kugira ngo hajyeho umucyo kandi ibintu naza gukunda bize kurangirira hamwe akabyaramwe. Ndaza mfite icyifuzo ndibuze kubasaba, hari n'icyo n'abafana babafana bifuza kubasaba. ariko urabizi neza ko umutipe yamarabitse cyangwa nabyo wabonye? Arahari, turaza kukimubaza mu kanya. Yes, so zero for your information, ndi umunyarwanda ntango mejwe kujya muri stade, ndi umuntu nk'abandi, uburenganzira afite nibwo nanjye mfite, kandi afite urwango uwo mwana afite urwango. I think no kwenda nahagaritse nayo mafaranga namuhaga akaba yo mpamvu avuga utwo tunugambo twose. Hari inzego z'umutekano zitandukanye zizi ndangagaciro. Garuka kuby'urukundo gatoya uvuga yakwamwiye. Uretse hari indangagaciro za ndi umunyarwanda. Hari abantu benshi batandukanye, inzego nyinshi zitandukanye. Hari abantu bakuru, hari abashinzwe umutekano muri stade. Ibyabaga byose barabirebaga, si ibintu byaberaga mu ntuza mu bwihisho. Sobango ngo twarinyegeje, twari turi ahantu, abanyamakuru, abahanzi, abake, abapolisi, abantu bari bose. Muri ko nyumva neza? Ndimo ndakumva gatanu ku kandi. Yego. Nakundi ko bari kumagiriramo. So oya babareka. Na kuntu rero wari ukora ibihabanye n'umuco, ngo nimaze bakuganirize cyangwa bakuhe warning, cyabonye ibyo wakoze ibisebye igihugu ngundi ngo hasigare gutyo. Please tugire mu gihugu kigendera ku mategeko. So ibyo kuva rero ngo ukuntu byinye ngo hariya Godfrey akazi kanjye sinzi imbaruka, akazi kanjye ni am event host, right? Nda hosting my event, do mo entertainer, I'm a dancer, I'm a chef, ibintu byinshi nkora, I'm entrepreneur. So niba akazi kanjye kanonze kuri uyu munsi wa none Kigali ari uguhostinga ama event, wenda no kuba mfite n'andi mazu wenda nyinjiriza amafaranga ku ruhande, umuntu akaza hagusebya kuriya nese notaza ngo wivuganire, ninde uzaza kureba umuntu ari kugusebya gutya muri public? So yarakosheje kabisa ibyo ntango. Igihe utari ufite akazi bahuje ibintu byinshi, ndavuga ibyo ni ibivugwa. Ariko Lorenzo, ariko reke mbivugeho ntarabyibagirwa ko hari ibinyoma byinshi, reke mbivuge ntarabyibagirwa ko bigira byinshi. Ndasoje kuko nshaka kugira ngo muheze headline impamvu ibintu byabaye akasamutwe. Aha habaye bakavuga bati habaye kwibasira Semuhungu. Ni gute yakurikiranya akamenya ko Semuhungu abantu bashyize igitutu kuri Kenisi kugeza aho bamuvanye mu bantu bari kwamamaza uriya mukino? Ibi ngibi ntarimo kwibasira Semuhungu bikabije, ntabwo amuhereye kuri video, ahubwo amuhereye kuri publicité yagombaga gukora. Ndabinyuramo igitutu. So turashaka kugira ngo mbere ko tugera ku ngingo nyamukuru ya video ya Semuhungu wa postinze, rero uraza kuvata umwanya y'ibyabereye muri stade. Manza uhere kuri yo advertisement mbere yuko twinjira muri shaka ku ngingo nyamukuru. Manza uvaneho icyo kintu. Urakoze.
hari ibintu nyine birimo by'ibinyoma mu kiganiro cya Kasuku narakirebye yahamagaye ari live, ariko ibintu harimo yabanje kuvuga ibinyoma byinshi kubera ko atari kuri televiziyo ngo mbanze kumva ibintu yaramaze kuvuga, ariko harimo ibinyoma byinshi. Umuntu wavuze ko nasabye Kenesa akazi aka kanya imigihe ntari mfite akazi bigatuma mugendaho, ntabwo ari byo. Nta na rimwe nigeze nsaba Kenesi akazi na rimwe. Iyi ni space nawemereye kuyizaho, ntabwo rero wahavugira ibinyoma. Kenesi nigeze musaba akazi na rimwe. Of course ni umubosi afite igitangazamakuru n'umunyamakuru nakamusaba bibaye ngombwa, ariko ntibyeze biba ngombwa. Ntabwo nigeze musaba akazi, so nta mpamvu nimwe rero mfite yo kumugendaho. Icyo cyo rwose umuntu wakivuze ndumva ko ari gushaka views, gushaka grounds ibyo ashaka kuvuga, ariko ntabwo nje nigeze ngirana ikibazo na Kenesi ko ntigeze anyima akazi, sinigeze musaba akazi. Ufite wigeze no kumpropose akazi sinagafata. Kenesi sintunga nimero ye, na nimero ye ngira sindamuhamagara, ntaramuhamagara ashobora kuba atari nimero yanjye. Nge wigeze kumpropose akazi turi kuri stade, sinakora suivi ngo ngakurikirane. So icyo kuvuga ko yanyimye akazi ntabwo ari cyo rwose, ntaho bihuriye. Ntabwo yigeze anyima akazi, nta nako nigeze musaba. Icyo ni icya kabiri kubijyanye na campaign yo kwamaza match n'abahisemo gukoresha. Urumva ni ibintu bimaze igihe, bishobora kuba bigiye kumara nk'ibyumweru 2 n'igice cyangwa se 3, kuko hagati ya match ya Gasogi na Rayon Sport yatangiye kuyamaza hakirimo izindi match 2. Murumva ko bimaze igihe kirekire. Ibyo navuze n'ibyo nanditse kuri X nyuma ya match nka reaction y'ibyabere muri stade bijyanye na showbiz bitajyanye n'umupira. Ntabwo ndi umuntu uri homophobic. Sinekereza ko ari n'umuntu wigeze ambona hari ku rubuga rwarirwo rwose ntuko umuntu ngo nuko ari umutinganyi, ngo nuko ari icyo ibyo ntago nyabikora. Nta muntu nigeze ntuka ko ari umutinganyi ubundi mu buzima busanzwe. Semuhungu twatangiye kuvugana kuri Instagram kuva muri 2020, arabizi ko ntigeze mutuka kubera sex orientation yiwe. Ntabwo nigeze mutuka ikintu na kimwe muri chat zose, kuko iyo ndamuka naramututse kubera ko yagaragaje chat twagiranye yaba yazigaragaje. Ntabwo ushobora gutuka umuntu kubera sex orientation yiwe, cyo gisobanuke. So nta kintu mfite kiri against ubutinganyi cyangwa se gayism yewe na lesbiancy. So ikintu rero navuze kwa Kasuku ni nk'icyo nanditse kuri X. Na Semuhungu uburyo twajyaga tuvugana, ntekereza ko najyaga mbimubwira mu buryo buri clear. Njyewe ntabwo nemera living together, nemera ko abantu bakora ibitandukanye bashobora kubana muri society, ariko ntabwo nemera icengeza amatwara ry'ibintu runaka. Donc ntemera njyewe na societe urebye majority y'abantu batemera mutinganyi cyangwa se umuntu ubana ushobora kuryamana nabo bahuje ibitsina. Ntabwo ari ibintu ndi against yabyo, ntaho mbirwanye, ariko icengeza amatwara, kuko buriya nubwo ntari umwana ariko nanjye hari amatwara wanshengeza makanjamo. So ni kuri safety mbere na mbere yanjye n'abandi abato abakuru, ntabwo byo mbyemera. So maze rero kubona iriya video yo muri stade Amahoro, harwo ari video imwe ni nyinshi Semuhungu ibintu yakoraga, ntekereza ko mbere iriya video atari yarigeza mbona mutuka cyangwa se mubwira n'abantu hariho hose. Ariko nyuma yo kubona ziriya video I was in a shock. Semuhungu we yivugiye, sinzi shene ejo muri yavugiye bamutunze mikore kuri stade, avuga ko yaruka muri stade ngira ngo yavuze 2014 niba mbyibuka neza, ashize imyaka myinshi. Bivuze ko ntabwo ari umuntu ukunda kujya muri stade cyane, na knowledge y'ibintu bibera muri stade rero y'umupira w'amaguru ashobora kuba atafiteho ubumenyi buhagije. Stade Amahoro na ahantu ni public space, itagira ijonjora ry'abagomba kujyamo bigendanye n'ibiciro by'imyaka. Twe tujya muri stade buri munsi tubona ababyeyi bambitse amafurari, abana bato, abana abakobwa, abana abahungu batoya bajya muri stade, nta waka indangamuntu. Abantu bose byiciro byose bemereye kujya muri stade kubera ko n'umupira n'abakina umupira za academy n'abantu batoya, umupira bamwe abantu batoya cyane. So nge ntabwo rero numva logique yo gukora ibintu mu maso yanjye n'abandi batari bake bigaragara nk'ibikojeje isoni. Kasuku yambwiraga ko ari gutrekinga cyangwa se kubyina kumansura bisanzwe.
ariko nabyo bibamo ibyiciro. Hari ugutrekinga bibera muri night club hamwe basaba ibyiciro by'imyaka kugira ngo bemerere abantu kujyamo, donc hajyamo abantu mu buryo buri selective. Ariko hari trekking zigaragaza sexual intercourse simulation ntekereza ko zidakwiye kubera muri public ahantu siritu hemereye kugera abana. So ntekereza ko nk'umuturage w'umunyarwanda, tuvanemo noneho umunyamakuru kuko nabivuze kuri X, nabivuze nk'umuturage, a responsible citizen, ni uburenganzira bwanjye kuvuga ibyo ntekereza ko bidakwiye, abari ku ruhande babona ko bikwiye nabo bakajora opinion yanjye, bakaba batabyishimira kuko X ni public. Ntabwo nigeze block abantu ngo ntibatange ibitekerezo. Nagaragaje iyo video, hari n'izindi ntigeze ngaragaza nabonye, ngaragaza ko ntabyishimiye. Stade z'umupira w'amaguru zibamo uretse n'ababyeyi bajyana abana, n'abana bakina umupira ni bato, habamo za academy, habamo hamwe ibyiciro byose by'abantu. So ibintu bigaragara nk'ibiteye isoni, bisa n'ibyigana imibonano mpuzabitsina, opinion yanjye nuko bidakwiye kubera ahantu hari public. Nanjye nshobora kujya muri night club kuko ndi mukuru, night club njyamo nzi ko ari byo ngiye kureba. Umuntu mukuru ajyamo azi ko ari byo agiye kureba, iyo ni choice. Ariko abana bato ntabwo bagira choice. Niyo mpamvu space zimwe na zimwe ziri public zigira selection y'imyaka. So tekereza ko cyari igitekerezo kiri clear. Ku rundi ruhande rero ndabyumva, Semuhungu w'umuntu nari mbangamiye inyungu ze, ariko ku nyungu z'abantu benshi afite uburenganzira bwo kutabyishimira, afite uburenganzira bwo kundakarira, afite uburenganzira bwo kumva ko na mu rutanga rw'amaboko aramutwaye. Muri kumwumvira? Ntabwo tumwumva. Ngende kukumva sinino mutari kunyumvisha. Komeza. Terebye. Nabikoze nge natanze iriya opinion mbizi neza ko ifrakasa ku nyungu za Kenisi kuri iriya match no ku nyungu za Semuhungu ubusanzwe turagira icyo dupfa. Ntekereza ko ari nacyo kintu gikomeye cyatumye Kenisi agaruriya deba mu gitondo ko twamukorera anti campaign, kuko iyo biriya bintu donc iyo atabona, iyo ntakora iriya opinion, ntekereza ko nta kibazo ari kugira, kuko ibijyanye na campaign ibyo rwose twari kuri same page, twari kuri page imwe, byari byarangiye kandi neza, yanadushimiye mu buryo bukwiye, vraiment yari yishimye. Ntekereza ko rero icyo kintu cyo kubona narakomeje gutanga opinion zikasa ibintu byabereye muri stade bimwe na bimwe siritu nko kumansura kwa Semuhungu, ntekereza ko byamubabaje, ari nabyo byatumye agarura donc iriya deba. Of course ntabwo yari guhita ajya kuri opinion yanjye, ko ntabwo rwanya opinion y'umuntu ku giti cye, yayisazana nyine aho yabonye twagize weakness, aho twagaragaje ko aho tutamubaniye, nubwo twagize nyuma twabikosora, ariko byo yabyirengagije azana biriya kuko atashoboraga gukasa igitekerezo cyanjye kuko kitanamutagetingaga mu buryo buri personal. So Semuhungu rero ntabwo ari umuntu ndwanya, no mu buzima busanzwe n'umuntu duhuye rwose namusuhuza cyane ko ari n'umuntu tuvugana nyine kuri Instagram, twatangiye kubana kuva muri 2020 kugeza igihe hari yajyaga bura kava kuri Instagram akamara nk'umwaka adahari cyangwa amezi runaka, ariko igihe cyose yagarukaga. Nejo bundi rwose mu mezi yashize, mu gihe gito gishize, ndumva igihe yavugaga ko arwaye, naramwandikiye mu hapore mubwira nti pole sana, umuntu nyine twe usanzwe tumenyeranye tuvugana. So nta kintu cyari personal, ariko nawe arabizi ko habits nkaziriya, ntekereza ko atari nje muntu wa mbere uzirwanyije, naho yabaga muri Amerika ataraza mu Rwanda. Ntekereza ko abizi ko nyine ni ikintu nyine kiri sensitive, iyo kigiye public agomba kuboneka abantu bakirwanya. Muri abo rero batashaka kubibona bimeze nka sensibilization, bimeze nk'icengeza amatwara mu bantu, ntekereza ko afite uburenganzira bwo kutabyishimira. Ariko niba ari umuntu nawe urezona tekereza mu buryo bwagutse, agomba gutekereza ko nanjye mfite impamvu yumvikana yo kubirwanya. Siri tukurwanya kiriya kintu cyabereye muri stade, nk'umuntu uba muri stade amasaha menshi kurusha abandi. Tekereza ko kuba ntihirikanira ko habamo safe environment ku bantu bose, tekereza ko aramutse ari umuntu utekereza byagutse nawe yakaba yibona, ahubwo akihangana nyine, akihangana. Kira ni ikintu yihanganira nyine kuko ubana nacyo. Tekereza ko abantu benshi yihanganiye bamukoreye bo bakamwataka mu buryo buri personal. Muri buka Kenisi ntekereza ko abantu benshi mwakurikiye ikiganiro yatatsemo Moses igihe agaragaza akabuno katambaye. Tekereza ko ntabwo Kenisi ari we muntu mwiza wo kutwigisha kutaba homophobic, kuko ntekereza ko urwego yabishyizeho yataka Moses avuga ko n'ishati yayitwika. Tekereza ko ntigeze ngera kuri iyo level. Kirago ngenda umuntu
ndi umuntu uri moderne, ndi umuntu ujyanye n'igihe ujijutse, ntabwo ushobora kwataka umuntu. Kuba Semuhungu ntarigeze mwataka mu myaka yose yashize ntabwo ari uko ntarimuzi, no, ariko n'igihe cyose twavuganaga azi ko ntabwo ndi umuntu publicly wemera icengezamatwara ry'ubutinganyi, nubwo ntabarwanya. Ndumva ibintu nsobanuye bihagije. Okay, wait a second. So ahantu uvugana aha ngaha ishati ya motion ntabwo uzongera kuyambara ngende kwitwika Yego, kambira kwitwika amashati yawe oya ngende yifuza uburenganzira bwanjye yifuza amafaranga yanjye muri motion yes I'm going to buy it ishati so uti Kenisi ni homophobic. Kenisi ibyo bintu yabivuze kubera ikintu nanjye nabonye ni public indecency. Motion kugaragaza akabuno hanze byari public indecency, na biriya rero bya Semuhungu byo kujya gutwekinga akarenga urugero agasa n'umuntu uri gukora imibonano muri stade, abantu muri public, abantu bareba, iriya rero ni public indecency. Ariko njye ntabwo nigeze mvuga ko natwika ishati ye, ntabwo nigeze mvuga ko nabangamira ibikorwa bye. Icyo nakoze, nasabye abari mu nzego zibishinzwe kugerageza gukora safe environment ku bantu bajya muri stade. Okay, ukiri aho ngaho, Iki kintu ntabwo ntekereza ko ari ikintu gikabije mbere nakoze. yuko duhereza Semuhungu ijambo turabyumvisha urabisobanuye, ariko my question is kuri wewe Lorenzo, bitewe na tweet yakoze mu kanya. Lorenzo, why are you gay? Njyewe ntabwo ndi gay. Semuhungu You ari are hano. gay. Oya, uretse gato, I'm not gay. Who is gay? Yo, turi kugendera ku byanditswe. Nari nkubajije ubwo ngubwo Yes. that's why you are here. Semuhungu Yego, wese warucitse avuga ko ndi umugay, ndetse nagerageje warucitse natinyuka bivuge, warucitse subira inyuma. noneho umusabe Hello, ibimenyetso Oswaki muri bifatika. hehe? Lorenzo. Ntabwo kumubanira afite Lorenzo, kumubanira, Lorenzo. kuko buriya reka basubize inyuma gato. Lorenzo. Semuhungu buriya ngiye menyana nawe, ntabwo turahura Reka nze ngire. So ntabwo ndi kukumva, ntabwo uri kutwumva. Gerageza kandi ngire kukubaza mbere ko dufata Semuhungu agiye gufata ijambo nawe mu kanya. Lorenzo, ongera uzamuke. Ntabwo turi ufite network, hari ukuntu urimo kugeraho ugacika. Ongera uzamuke gato kugira ngo tubashe kugendana, kuko ikintu cyose nari nkubajije hanyuma ugaruke. Lorenzo, gerageza wongere requesting ya mic, warucitse. Mpamvu mubajije kino kibazo. Okay, Lorenzo wagarutse, uranyuza. Ahangaha impamvu nkubajije iki kibazo why are you gay ntubyihakana, ariko nyine niba ari unabyihakana ukavuga ko utari we, ahangaha turagira dutya tuti mbikubaje kubera iyi nkuru. Umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo uri kunsebya muri public kubera namwimye urukundo. Uyu ni umugabo mugenzi wawe wari waranzengereje unsaba amafaranga. Mbabarira urekere aho kunsebya, kuko nukomeza ndagushyira hanze. Ibyo uri kwigira ngo bagushime nuko batakuzi injije gusa. Murakoze Eric Semuhungu. Mbere yuko mikoro tugera muhe hano, Semuhungu, none muhe Semuhungu. ahangaha mbere yuko niyo mpamvu nkubajije ngo hano Semuhungu agiye gufata umwanya we. Ahangaha Semuhungu ashimangiye ko uwamusabye urukundo, oh gosh, Yabiberetse se, tugende gake. yabiberetse. Uretse no kutwereka tweretse amafaranga yakohererezaga azi baby sheri shushu, tugiye kumufata. Niyo mpamvu nari nkubajije ngo why are you gay. Urahakana ko utari umutinganyi? Njyewe ntabwo ndi umutinganyi. Ntabwo wasabye Inkumi za mbere urukundo. Mwe musabye se gute kandi ari umugabo? Urakoze cyane. So Lorenzo, urasobanuye, uvuze ko watanze opinion yawe nk'umuntu nk'umuturage usanzwe ubyo wawe muri stade. Urakoze cyane. Reka dufate umusangirangendo umwe rukumbi, umugore gore Semuhungu Eric. Nyuma y'ibingibi n'inkundura yose, uyu mwanya ni uwawe. Nyuma y'ibyakuvuzweho ko urimo urahera nyuma yuko ngo abafana ngo bahagurutse bakamagana Kenisi ko utagomba kugaragara mu bantu bagomba kumwamamariza cyangwa kwamamaza uriya mupira nk'uko Lorenzo yabivuze. Noneho ngo bikaba ngombwa ko bagukura muri publicité ze, akakuvana muri publicité, ugasigara ukoresha platform zawe, ariko Kenisi na platform ze bamaze kukujugunya uruhande. Ibi ngiye uraza kubishyiraho umucyo. Nibyo baba baraguhoye iki? Uraza kutitubwira. Ese waritumiye ntabwo Kenisi yigeze gusaba kumwamamariza? Icyo ngicyo uraza kugishyiraho umucyo. Ikindi cya kabiri, wapromotingaga uburaya, ibyo wakoze muri stade ngo bigize icyaha. Eric Semuhungu, uraza gusoreza nibyo
Lorenzo iba ari kubyihisha inyuma yuko wanze kumuha umutima wawe ngo awigarurire umuhe urukundo mukundane. Eric Semungu, ijambo ni ryawe. Muraho abantu bose badukurikiye, amakuru yanyu, amahoro niko nyumva. Amahoro. Amakuru ya Godfrey. Ndaho ndakomeye nk'ipantaro y'Iginisi. Ndasuhuza abantu bose badukurikiye, naho ndi kuri abantu bose kako naroga inzu muri machine, hari niriwe mu biganiro mu rwego rwa press conference atandukanye. Ubu naranze kujya nanga ibiganiro ariko finally Ubu turi kuvugana ukurikiranywe n'ibihumbi 200 n'abantu 109. Wakomeza. Yeah, first of all, uwo mwana narinziko ko urumva abanyarwanda bamwe turingaye kandi twibagirwa vuba. Narinziko ko umuntu wafashije nawo byiyemerera wanabitwitinze katari wavayo ngo agusebye muri public akwandagaze. Umuntu wafashije nawe byiyemerera, ama Twitter y'umujya mwayabonye aho ngaho, sibyo? Kandi avuga ko namufashije cyane. So ndakugaye pe, ngeyo iyo batanakomeza kumbwira ngo umuntu yo gutwika no gushimikana, nubwo nayo kumenya ngo ninde ko abantu babanciye mu maso cyangwa abantu banafashije cyangwa abantu banaragiriye neza ni benshi, ariko simvayo ngo mbirate, sibyo? Godfrey urabizi ni benshi byamfasha pe. Na mfite na organisation Jihad yarahagarariye yitwa Best Family Forever, cyese ko nabaye nyihagaritseho gatoyo. Anyway, so waje ibibazo byinshi gusa. First of all, ndahera kuri bino byatumye zino saga zose zitangira. Lorenzo ni muntu ki uza kugira inama government ko igomba gukora